kugira ngo ni icyigisho kizasaba n'ubundi gukomerezaho ko ni ibintu birebire cyane. Twabashe gufata umwanya uhagije ngo mbese ijambo ry'Imana rifite ibintu. Ndagira amabwire ngo icyigisho cyavugaho gishobora kuza kuboneka n'iki ngiki, ariko bizabisaba kugaruka dusubire kuko twabivuga ushize hari abantu benshi cyane barumva karande zirababaze, abandi bakumva ngo birakomeye, abandi bakumva ngo iwacu babyana mu bwo gusa, abandi bakumva ngo ababyeyi bacu nuko bimeze baratutse, abandi ngo bagira imivumo y'abandi basenga ibintu byinshi cyane. Ku cyumweru cyashize icyo twakoze twagerageje kwibaza ngo mbese Bibiliya ivuga iki, tutitaye kuko twazamukiyemo by'amadini yatwigishije, turavuga ngo mbese Bibiliya isubiza iki kuri ibyo bintu. Ni ibintu bizabisaba kuza tubyigisha tubisubiramo, ariko tugashaka kureba neza, tugashaka gushyiraho fondasiyo y'ijambo ry'Imana. Ndimo ntegura icyigisho dufite ngira ngo biradufashiriza aha ngaha kwibaza ngo umukristo ukura riraje ngo ni ukura mu kugerageza gukura mu mwuka mu buryo bwose bushoboka. Kimwe mu bibazo dufite ikijyanye no gukura kw'abakristo. Ndi gutegura aya magambo nagize ikibazo gikomeye, ntangira kwirebaho, ntangira kwisubiramo nireba ku bwanjye. Ndavuga ngo mbese Stephen we umukristo ukuze, mbese Stephen we umukristo uri ku murongo ushobora kwibwira ko ukuze cyangwa uracyari umwana mu mwuka. Ndagira ngo mbere ku bibazo biri aha ngaha, ese birashoboka kuba umukristo imyaka myinshi, reka ndetse imyaka myinshi ntabwo kuvuga itanu, kuba umukristo imyaka 20 ariko ukaba uri umwana mu mwuka? Pawulo we avuga ubuhinja, ushobora kumara imyaka 20 mu rusengero. Hari n'abo tubaza ngo mbese urakicwa mu gihe navukiye mu rusengero, ushobora kuba waravukiye mu rusengero ufite imyaka 40 mu rusengero ukaba uri umwana mu mwuka. Twongera tubaza ngo mbese umuntu ashobora kuba umuyobozi, ari umuapotre ukomeye, ari umuaposto ukomeye, ari igitangaza, ari umuntu ukora ibidasanzwe, ari umuworship ukomeye, ariko umuntu akaba ari umwana mu mwuka? Ibyo ni bimwe tugiye gutangira twibaza muri uyu mwanya, kuko kimwe mu bibazo usanga bigoye duhereye ku ijambo ry'Imana ni ikintu twita gukura mu mwuka. Ndagira ngo dukorereze aha ngaha wibaza ngo mbese ni umukristo ukuze cyangwa ni umukristo ukura? Kuko ubundi ntabwo twibwira ko bishoboka ko njye nawe tugera ku rwego rukwiye gukura uko Bibiliya ibitubwiye. Turasoma y'amagambo mu Bakorinto wa mbere igice cya 2 bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Wibuke ko Pawulo arimo arabwira abantu bakuze, kandi wibuke ko ari kwandikira itorero, arimo arandikira abantu bagirwa, abantu bamaze kubishyira ku mugaragaro ngo twebwe twakiriye Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Niba bitubwiye, ariko ngo yavuganye nabo nk'abakamere, avugana nabo nk'impinja muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha. Yabarebye asanga n'impinja zikeneye bibera, zikeneye amata, zidashobora kurya ibiryo bikomeye. Ngo kandi nanone murabibasha kuko mukiri abakamere. Ubwo muri mwe hari ishyari n'amahane, mbese ntimubaye abakamere koko? Ntimugenza nk'abantu? Mu yandi magambo ntimugenza nk'abo mu isi, nk'abo hanze batari mu rusengero. Abefeso 4:15 ariko kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Kugira ngo tudakomeza kuba abana dutereganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu b'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo ni we twe ari wo Kristo. Dukurire muri we muri byose.
no tugiye kureba gukurira muri byose, growing up in all aspects, gukurira muri we mu bintu byose. Ndagira ngo mbaze nk'abantu babitaka batatu, ese ni ibihe bimenyetso biranga abana mu mwuka cyangwa biranga inkingi nk'abantu batatu? Reba ikintu ubona kiramwana ubona umwana vuga cyane umwana mu mwuka n'ugusenga. Yego washyize hejuru yego umuntu ukakuze mu mwuka yego utizera Imana mbese arayikunda arayizi ariko yahura n'ikibazo agashaka kwirwanya akumva ko Okay, ngira ngo bashije abantu bose bari ahantu gusizwe bitandukanye kuko iliste nini cyane, ariko twajyagira ngo twinjire mu hamwe. Reka mbahe kimwe mu byo nagerageje gushakisha ndi kureba ku ijambo ry'Imana. Dore kimwe mu bintu kizakwereka abantu b'abana mu mwuka kandi ubwenge bakomeye nkurusha kukibaka. Njyewe ndi umunyamwuka kurusha wari umuntu akaba ari mu rusengero akaba abereka ko ari umunyamwuka kubarusha, umuntu akaba ari umupasiteri akaba ari umwanya we kamara, umuntu akaba ari umuririmbyi we kamara, mu materaniro y'abagabo umwe ugaburuka abandi akumva ko igihe cyose ageze gute arusha abandi kugira gute gukiranuka. Wari wahura n'umuntu wose icyo akora nize njyewe ndi umunyamwuka njyewe ndi umuntu wo hejuru kugeza ubwo we wumva ko usigaye hasi ahubwo nta n'icyo umaze. Turaza kwinjira mu ijambo ry'Imana. Abantu akenshi batarakura mu mwuka cyangwa abana mu mwuka usanga ari abantu b'abaprofesiyoneri mu kwatura ibyaha by'abandi aho kwatura ibyabo. Wari waza mu rusengero hano pasiteri yambitse icyigisho hano wagatura iyo Steven aza kuhaba ukagira ngo yabaye mu rusengero ari kumvira mugenzi we. Donko ni abantu ngira ngo ikintu bashoboye ni ukwatura ibyaha by'abandi, kwatura ibyaha byabo byagira gute ntabwo byoroha cyane. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso ukwigira mu muntu arakuze mu mwuka ariko bose ari umwana ari uruhinja ntabwo aragera. Niba abantu ubona bitaye cyangwa banezezwa no kugwa kw'abandi, ikintu cyumve neza cyane, these are the people who are fascinated by the failure of others. Niba abantu bumva kuko abandi kubatangaje akaba ari pasitori akaba ari worship leader yakumva mugenzi we yaguye mu cyaha yakumva mugenzi we yaguye mu kosa ukagira byishimiye ukumva niyo nkuru ukumva nicyo kinagenda akwirakwiza avuga hirya no hino. Ashobora kuba umubisho kwa mu makosa w'umuhanuzi runaka ariko mu by'ukuri ataragera ku rwego rw'umuntu. Dore iki bakora ibishoboka byose ngo bagire icyo bashaka batitaye ko bakomeretsa mu nzira. So in other words, I am to get what I want. I don't care who gets harmed along the way. Icyo nshaka nakigeraho uwo ni mukomeretse uwo ni gutera ikibazo simbyitayeho. Niba abakristo bameze gutyo ni umupasiteri umeze gutyo ni umuvugabutumwa umeze gutyo ni umuworship leader umeze gutyo arabati ibyanjye nabigeraho ntabwo nitaye kuri mugenzi wanjye biri butere ikibazo. Ilisite nini cyane n'umushobora kubona biga ku cyubahiro cyabo kurusha icyubahiro cy'Imana. Nguko nababwiye aba bantu turi kuvugana n'abantu bagaragaje ku mugaragaro bavuze ngo tubakishijwe bakiriye Kristo ariko twibaza ngo mbese aba bantu bari gukora cyangwa bakazana hehe. Ni wa muntu akora mu rusengero aho ari hose umurimo akora ugasanga mu by'ukuri
agamba icyubahiro cyapana icyubahiro cy'Imana bamera nk'aho bari gukoresha Imana gusohoza gahunda zabo kurusha k'Imana igakoresha wari wahura n'umupasiteri ugahura n'umugabutumwa ugahura n'umuririmbyi akagana naho iyo ahagaze hano akumva nk'aho Imana ifite amahirwe ku bintu ufite akumva ko kuri we niwakuba n'ingekabano Imana kuri ifite amahirwe dore inama nkomeza ko bari gukoresha Imana mu byo bakora ntabwo ari Imana iri kugira gute iri kubakoresha kumvikana ikintu gitonde ntabwo nabyo abantu baracishwa tugomba kweka tugomba gushinga urufatiro uyu ni umuntu wabigaragaje ababyemera ndetse n'iyo ugiye kumuganiriza usanga afite ishyaka ry'Imana kumva ndetse n'akagira agahinda ariko ntabwo agenda ku rwego rukwiye rwo gukura ukibaza uyu muntu imbaraga nahe abantu nk'abo umunsi ku munsi murababona mu aho kugenda hose bahora biteguye gutanga impamvu y'amakosa yabo cyangwa amanyanga yabo ni ukuba igihe cyose yaguye mu kantu arakajisitifiya yakoze ikintu buri gihe agashaka kubona impamvu y'ikosa yakoze wowe bihuyemo ni ikibazo no gushize warabikoze ariko we igihe cyose aba ashaka kwereka impamvu y'ikosa yakoze ntibakunda kwigishwa bibwira ko babizi byose ibyo uzajya mu byumba by'amasengesho uzasanga y'umuntu hariya icyazwa no guhagarara hariya murabizi abari mu by'amasengesho twese tubibona twagiyeho murabizi akaba ari hariya nta kosa ntaki ni uko ntari icyo ushobora kumubwira we ni umunyamuka nta ushobora kumwigisha nta na twakora dore nuko abantu bameze dore imirimo mu bimenyetso bikwereka abantu bakiri abana mu mwuka abantu bakiri imyenda mu mwuka bahora mu macakubiri n'abandi ariko ntibibone ikosa buri gihe babona ko barengana mu gitondo akaza ndondamo ngo ni wa muntu usanga kuri Christ Hall bari abantu baranya akajya ko kwambika yagera bari abantu baranya akamutera kuri presbyterian yanamura bari abantu baranya akabarakiye iyo ndi kuganira n'umuntu nk'uwo niyo yaba ari counselor session ndabwira ati ntabwo uri kubona ko abo bantu bose icyita rusange bafite ari wowe abana abakristo nta gihe yumva bashobora kuba mu gusaba igihe cyose akina umukino witwa victim status buri gihe ashaka kugaragaza ko ari we mu karengane ko ari we buri gihe afite ikibazo aba baranyaga aba baravuga aba barangwanya nta gihe na kimwe ashobora kubona ko bafite gusa ni gake cyane ibyo bimenyetso byo ndimo nabyo ibintu bifatika ntabwo nshaka kugira ngo umuntu ajye kwizera ko ntabwo dushobora kwizera ko tubibone ibyo ni ibintu bifatika tubona umunsi ku munsi tubona mu nsengero tubona hirya no hino ikindi kintu muri uzasanga bariya abantu kuzimuka bakunda kuvuga ku bandi kandi bagashaka kugaragaza amakuru bwite y'ibanga y'abandi mu gitondo n'umuntu byo bita gushyugumbirwa mu kinyarwanda igihe cyose abashaka kubwira amakuru y'umubyeyi ibanga ukabona ntari butuze ntari bugire amahoro ataba yakubwira najya mu bapasiteri aragerageza gushaka kubabwira amakuru ya pasiteri Steve n'utuntu twose akora naho abandi bavuga ko tumwanda uburyo pasiteri karamupateye n'urwo tuntu ibyo ni bisaba mu bapasiteri b'ababishop na hehe ibyo ni bimwe mu bimenyetso bitangira kukwereka utajya kubaza tuyu muntu aracyaburiza uyu muntu ntabwo arakora umwuka ngira ngo ibyo ni ibintu umunsi ku munsi isaha ku isaha tubona mu nsengero zacu tubona aho dutuye tubona mu makomoke turimo hanyuma rero mu Bakorinto 3 umurongo wa 3 Pawulo yongeraho ikindi akavuga ngo abo bantu bagira ishyari n'amahane niba ushaka ikimenyetso cyiza kikwereka umukristo utarakura wumye cyangwa kwasi utarakura uzamucungire ku ishyari uzamucungire ku mahane ndeka babwire ndagira ngo babwire ngo amashyari amatiko amacakubiri byinshi duhora tubona mu nsengero zacu izo mwavuye nizo twakurutsemo dore impamvu nini ntabwo tugera ku rwego rwo gukura nibyo dukoramo Pawulo ababwira ngo kandi nanone ntimurabibasha kuko ukiri abakamere ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane ubwo muri mu rusengero rwanyu mwabadakorinone mu
no kurajya no kurangirika no kuba muri presbyterienne niba tukibona ishyari n'amahame mbese muracyari impinja ntabwo muragera ku rwego rukwiye. Ndi gutekereza aya magambo nagize ubwoba niho nibaza ngo mbese mpagaze hehe, kuko hari ibyo narebaga ngasanga sinkwiriye na gato, ngasanga sindi gukura na gato, kuko buriya mu cyongereza ko babivuga neza ngo it's growing up in all aspects, ngo ni ugukura mu buryo bwose. Izo aspect ni nyinshi cyane, ubwo buryo bwose avuga ni bwinshi cyane. Urajya mu muryango, urajya mu kwezwa, urajya mu gukiranuka, urajya mu gukorana, urajya mu gutanga amaturo, urajya mu bintu byinshi cyane. He says we have to grow up in all aspects, tugomba gukura mu buryo bwose. Narimo nibaza ngo mbese turakwiye, mbese twitoro turagana hehe? Ibi nahise inyuma nibaza ngo igihe kirageze k'itorero ry'Imana duhagarika ibyo turimo byo kwirirwa tuvuga ngo tugiye kubwira ubutumwa abapagani hirya no hino, ngo tugiye kubashaka muri karitsiye, kwita ku byaha by'abari hanze, tuganje mu nsengero tudiringe n'ibyaha byo imbere. Navuze ngo igihe kirakwiye noneho ko focus yacu ihinduka, tubanza tudiringe n'ubwingire muri twe, tudiringe n'ubuhinja muri twe, mwamaze gukizwa mwabwiye Kristo, ariko igihe kirageze ibyo turimo tuvugaho hanze tugaruke tubene batwebwe. Murabibona umunsi ku munsi tuvuga aha ngaha, ntidusanga gusize mu rusengero se, ntidusanga gusambanya mu rusengero se. Sasa aha hantu mwitonda twagira unkote ntabivuze. Kuba umuntu agira agasinda bivuze ko atari umukristo, kuba umuntu agira agasambana akanabyara ibyenda akanagira gute ntabwo bivuze ko atari umukristo. Tukitondere, kuko ntabwo tuvuga ko umukristo atagira gute adakora icyaha. Ibyo biratandukanye, ntabwo byo kuvuga. Ndimo ndavuga b'abakristo bamwe bagenda bakumva n'imyagirotse yose, inyigisho z'ibinyoma ziri aho ngaho. Mbese ntitwagaruka mu rusengero tugategura abana bacu bagakura, tugategura ababyeyi abagabo bacu bagakura, nizo ngo dusengera ngira ngo byinshi byahinduka. Ibyo byose dusengera mu rubyiruko byahinduka, ibibazo byose uko byahinduka, kuko twaba tuzi ko bari gukura mu buryo bwose. They are growing in all aspects, baba muri ubwo buryo bwose. Pawulo atubwira hariya Abefeso 10:5 bavuga ngo ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo ni we mutwe ari wo Kristo. Dukurire muri we muri byose, growing up in all aspects, dukurira muri we muri byose. Akakajya ngo tuvuge ukuri turi mu rukundo, naza kwakoraho komantere kushaka ko ni ikintu gikomeye cyane. Carrying the truth, truth with grace. Cyangwa grace with truth yose bikagera. Tuvuge ukuri rukundo. Aho tubigishe ko tubategure gute. Ariko ni ikingenzi cyane ko dushaka gukura muri byose kandi ukunde muri aspect zose. Mu cyongereza niho bavuga ngo we are to grow up in all aspects. Gukura muri we buryo bwose. Ndagira ngo muzamuke bakubwira kandi imbabazi muza kwiga, ndagira ngo buri wese akomeze atekereza bazamubwira mu bwoko ki, kandi akavuga ko ntabaza mu bwoko ki. Abo bakristo navugaga rero dufite mu rusengero zacu bakijijwe batuje kumugaragara ko beneye Kristo. Dufite benshi bereye ingorofani, ntibitangaje ko nabo barimo, ntibitangaje ko yaba ari pastori hano, ntibitangaje ko yaba umuyobozi wa gahunda, umuyobozi w'umuntu wese ukora ibyo byose cyangwa umuyobozi w'abantu. None niba abantu ntabwo bashobora gukora batageze gute, uko uzi ingorofani utageze gute, utayisunitse ni ukuvuga ko ni kurya bimereye. Hari abandi bimereye kuvuga utavuga gusa, ni uko utabasha kuvuga ngo ugiye gufata kiriya bakoresha bagenda bavugama ni ukuvuga ntabwo nujya kwisuzuma waza gusanga hano ariko abakusigaye kugaruka cyane. Ibereye kandi abadiri profane turi mu rusengero, abantu turi mu rusengero, ntabwo tugomba kugera ku rwego rukwiye rwo gukura
ku buryo tugera ku rwego pawulo no gukura mu buryo bwose tugakomeza muri kristo. Abandi bimereye kwigiramo buriya umwana aragerageza n'ikigara bikagenda neza cyane, abarimo gusengera bisaba cyane, ariko uzarekura akagozi ka mbere uzongera kwikora se isa n'ikiki, uzarekura akagozi k'ikiya mbere uzabasaba n'abayizi abadafashoboka mucitse asigara ariko bakristo benshi ushobora kuri hano benshi kuri iki twimereye mu rusengero, dufite abandi bimereye n'akajambo. Ubushize mvuga ko ibi bintu abantu benshi basanze hano mu rusengero rwacu mu kwamukwa utujambo, bamwe bakeneye utujambo tubyamura tuzi gakeneye kuba gakoraho aho wicaye kagusimbukiraho abakristo bimenye kujya mu rusengero. Ariko Pawulo aravuga ngo dukeneye gukura tukagera ku rwego rukwiye, tukagera ku kigero gikwiye, tugakurira muri Kristo. Hari abantu dufite bameze nk'umupira, so iyi ngiyi ni American football, ntabwo ari ukuri tumenye niba basket cyangwa football isanzwe. Uyu mupira uriya y'ujugunyu ukidunda ntabwo umenya aho udunduna, ukubita hano ntumenya aho usimbukira, urabona ubuconze. Abakristo benshi kuriya bari hano bagenda aho nuko yigendera, kandi uwo muntu ari mu rusengero, kandi uwo muntu ari mu nzu y'Imana. Dufite n'abandi bibereye nk'ubupurizo. Ibipurizo murabizi, uzafata igipurizo gato cyane kugikinisha kigo ku twatsi kina kikiki akantu gato cyane sinabwo ukoze agashinge. Aba bantu kubabwira ni mu nzu y'Imana, ni mu rusengero, ni mu bantu bakijijwe, ariko ntabwo bagera ku rwego rukwiye rwo gukura ngo bumve batera imbere, bumve barakomeye, ari wa mukristo urimo hano azi icyo ari gushaka, azi Kristo akurikiye. Hari abandi bibereye nka trailer ni kiriya kintu bakura inyuma ku modoka. Nayo mvuga kare nge n'amapera tugira umukristo watubwiye ko we yibereye nka kiriya trailer, atati utaza gukurura ntabwo mushobora kubura. Yego trailer ni kujyanye ugomba gushaka indi modoka ikomeye ikagera gute igapfa. Aya ngaya ni amafashanyigisho asekeje, ariko ujya kureba mu buzima bwa buri munsi nibyo twuzuye mu itorero. Usigara wibaza ngo mbese abantu b'Imana bari he, mbese itorero ry'Imana ryagombye gukura ni hehe? Niyo mpamvu nababwiye ngo birashoboka ko igihe kigeze n'abohereza abamisiyoneri hirya no hino ku isi, birashoboka ko igihe kigeze tugatangira kwita ku bo dufite tukabageza ku rwego rukwiye, aho kuba twiga kohereza abantu bagiye gukora imisiyoneri abo dufite mu rusengero ari ikibazo, kuko ujya kureba ugasanga mu rusengero niho dukirana imanza, niho ibibazo biri, niho ubusinzi buri, niho ubusambanyi buri, niho abajura bari, niho amafaranga abantu batura yashiriye. Ugasigara wibaza ngo mbese ahantu ni hehe? Ngira ngo igihe kirageze ko dutangira kwibaza ngo twite ku biberaho hano imbere kurusha ibiberaho hariya hanze. Hari abantu bameze nk'amakara byakarize mukajya mu service y'icyorezo twasoza arambwira ati maze gusanga nk'itatu uyu munsi ndaka ejo muri ngazi. Ariko siri Pawulo dukeneye kugera ku rwego rukwiye. Izi ni umuhanda amatara amaze kugera mu rwego rwinshi cyane, arakakaka n'umuvuduko n'umuvuduko agakora ejo bundi bikabiza gute bikabivuyemo. Ariko turagomba kugera ku rwego rukwiye gukora, aho Pawulo ngo dukunde muri byose muri we. Hanyuma rero haza hariya abafite intego bemerera umwuka wera kubayobora. Abo nibo Pawulo avuga bashaka gukura mu buryo bwose, bayobowe nande n'umwuka wera. Iyo yose ifite kwisengera uyu munsi ngewe nawe, kugira ngo tubo bakura bazamuka mu mwuka wera. So gukurira muri we muri byose rero hari igihe twishuka tukibwira ngo turakuze mu mwuka kandi turi byinshi, kandi ahubwo nta n'ukuri na buke ari umuntu uraho udakuze imyaka yimaze mu rusengero abwiriza umunsi ku munsi ariko ari uruhinja rw'aho ngaho. Ndakuze simbize nkabo murabizi munsi turabona benshi cyane
murabona pasiteri yavuga ko dukorwa hari umukristo ni hari uriya bari kwibesha cyane mba nibesha cyane mba wibesha cyane wibwira ko urakoze kandi uruhinja gucira imanza zikomeye abo hanze y'itorero narimo mbivuga ko abatari mu itorero ryacu abatari muri katolika abatari muri metodisite abatari aho turi tukabacira imanza tukirengagiza ibi bibera mu itorero ryacu hano tukabyirengagiza akazi kacu kaba kugira gute kujya gucira imanza abari hajya hanze ariko byagenda gute itorero rihinduye uburyo rivuga icyaha tugatangira kurwanya icyaha hagati mu itorero kurushaho tukirwanya hanze yacyo ese byagenda gute itorero rigeze ahantu dutangira gutekereza kubaka ingo zo mu rusengero tukaba tuzi hanze tukabanza gukomeza ingo dufite tukabanza tugategura urubyiruko dufite ubushize ariko bw'urubyiruko turi hano mu materaniro tuvuga ngo abantu bamaze kuba indobo impinja mu mwuka akaba ari umusore akaba azi ngo ego nta musore ushobora kubaho ngo azashake ngari sugimo ntibishoboka ngo nta mukobwa ushobora kubaho ngari idashaka atabyama n'umuhungu ibintu nk'ibyo bibwira kubera ko abantu bamaze kubaho barundi bakora mu mwuka turimo tubabwira ngo hari icyo pawulo atwigisha gishobora gukora abantu bagatera imbere mu mwuka uragenda hanze ahangaha ni mu rusengero ngo nta mugabo ushobora kubaho ari umujene bariye ngarimo n'umugore we cyangwa umugore we n'umugabo we batari kujya hanze kubera abantu bari mu rusengero ariko nta gukura nta na gato ese byagenda gute twebwe mu itorero fokasi yacu imbaraga tutangiye gushyira ko dufite hano byahindutse ku murimo w'Imana mu bakorosayo rimwe na kabiri n'umunani twavuga ikintu gikomeye niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo biraje ngo gutunganirizwa n'ibyakoresha amaze gukura amaze kuba macuwa nicyo avuga hariya ni gute nk'itorero ni gute nk'abantu bari aha ngaha ababyeyi bari aha abagabo muri aha dushobora kwiyemeza gutunganiriza abo dufite Kristo tukabamurika bamaze kwitegura bose tubigisha ubwenge bwose kugira ngo tubamurikire Imana bakwiriye nicyo rero babwiye kuri raje bavuga hariya avuga ngo bageze bakwiriye ni macuwa bamaze gukura bamaze kuba abantu bakwiriye kugera bikwiye gukura muri Kristo rero mu buryo bwose ni disipurine y'ubuzima bwose kwishyira ku murongo duharanira kurushaho gusa n'Imana iki kintu cyumvikana neza gukizwa ku buntu ni umurimo Kristo akora ariko gukura mu mwuka birahenze bitwara igihe bisaba disipurine bidasanzwe bisaba guca bugufi no bisaba n'amafaranga bikagusaba kureka ibintu bikagusaba kureka umuziki wakundaga bikagusaba kureka gurupe wakundaga ni disipurine idasanzwe it's both a training and a discipline bigusaba kureka byinshi bigusaba kwiyemeza byinshi kugira ngo ubashe kugera ku rwego rwo gukura nicyo navugaga ngo it's a lifelong exercise in training and disciplining ourselves for the purpose of godliness. Ni ukwitraininga, ni ukwiyemeza ukisubiramo kugira ngo ubashe gukomeretsa. Nyamara nubwo bimeze bityo nta n'umwe muri twe uzagera ku rwego rukwiye rwo gukura muri ubu buzima ariko ntibivuga ko tutagomba kubiharanira. Iki kivuga umunsi ku munsi nta n'umwe muri aha ngaha tutarageraho Satani atera imbere, nta n'umwe muri aha ngaha utazageragezwa n'ay'umubiri, nta n'umwe muri aha ngaha utazashukwa n'amazi ashukwe n'icyo agirira agira ikintu byose agire kubeshya byose uzageragezwa nabyo. Ntabwo ushobora kugera ku rwego rwo gukura ukiri muri ubu buzima ariko ntabwo bivuze ko tutagomba kubiharanira nk'uko Pawulo aza kubitwigisha mu kanya. Kimwe mu bimenyetso biranga abakristo ni uko badahagarika cyangwa ngo bacike intege mu guharanira kugera ku rugero rwisumbuyeho rwo gukura mu mwuka. Mu yandi magambo umunsi ku munsi
munsi usabwa gutenya, usaba kugerageza gukura mu mwuka. Niba wari kwawe ati mani ngerageze ko ntera intambwe nkagenda, niba wari ka kajambo ati ibyo ndabirenze ngeze ahantu ngomba kugenda kugira ngo utere intambwe ngere ku rwego rwo gukura mu mwuka. Aya ni amwe maze kuvuga mu n'ubundi reka babereke icyo Pawulo avuga umuntu wa 12 w'Abafilipi 12. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose. Pawulo abikwereka neza, ntabwo avuga amaze gutunganywa, ntabwo amaze kugera ahakwiye. N'uwa 12 hafi imirongo yose udakomeza avuga. N'uwa 13 bene data sinyibwira yuko maze kugifata, sinyibwira ko maze kwakira icyo Yesu amuhagarika. Ntabwo arahagera. Akongera akavuga ku murongo wa 14 ndamaranira, I press, ndamaranira, ndashyiramo imbaraga, ndagerageza kurwana kugira ngo ngere aho bitangurana. Ibi yabikora agakoresha urugero rwa atletisme. Ni ingenzi cyane ko mu buzima bwa gikristo ni disipurine idasanzwe kugira ngo tubashe gukora mu buryo bukwiye. Hanyuma ku murongo wa 13 ngo I press on, ndasunika, ndamaranira, arakoresha imbaraga kugira ngo abashe kugera ahakwiye. Ndimo ndagana ku musozo nibaza mbese wowe nanjye urimo urakora iki kugira ngo ubashe kugera ku rwego rukwiye? Mbese urimo urakora iki kugira ngo ubashe kugera ku rwego rwo kuba bukwiye, uve mu buhinja ube mu Kristo ukuze? Ndagira ngo gukura mu mwuka bisaba kwitanga gukomeye na disipurine idasanzwe. Gukura mu mwuka ni amahitamo, bisaba kwitanga n'imbaraga kugira ngo ukure. Uyu munsi ushobora kubita ati ndabyiyemeje, birasaba imbaraga, birasaba kwitanga, birasaba kujya duka mu gitondo ugasenga, birasaba kujya duka mu gitondo ugasoma ijambo ry'Imana, birasaba kujya gukora ibintu runaka. Ariko gukura mu mwuka ni amahitamo kandi bisaba kwitanga ugasanzwe. Ndagira ngo mbwire ngo abantu b'abakristo bamwe bigira agahinda ko bazajya barinda bapfa ibigorofani, abandi ari ibikuriza, abandi ari ibiki, batageze ku rwego rukwiye rwo gukura kubera ko badasobanukirwa wo gukura mu mwuka. N'urugero ni ikintu gikomeye, ni ukwitanga, ni ukwiyemeza kugira ngo ugere ku rwego rukwiriye. Wenda kuko icyongereza ngo birebe hano, spiritual maturity is something that requires great commitment and discipline. Spiritual maturity is an intentional aim. It requires commitment and effort to grow. Bigusaba kwiyemeza, bigusaba gushyiramo effort, bigusaba kwitanga, bigusaba gukora bisaba byinshi cyane, kuko rero tubakizwa abantu bakishijwe ari igihe kirageze utangire utere intambwe, utangire utekereze ibi tugomba gukora kugira ngo ugere ku rwego rukwiye. Ngira kandi ndasoje, reka bari kubibaza hano. Turi gufata umwanya wo gusenga, tunagerageza kwiyemeza buri cyumweru. Wibaza ngo mu minsi 7 iri imbere nzagenzura gukura kwanjye ko umwuka, ngaragaza ibintu nakora kugira ngo ushobore gukura. Kandi ugenda ugerageza mbese urinde uhagaze he? Ese uri ikintu ukeneye kuba urinde uhagaze mu mwuka, urumva ukiri uruhinja? Ese ni iki ukeneye gukora kugira ngo wowe ubwawe ugere ku rwego rukwiye? Ariya magambo turaza gukura mu buryo bwose, growing up in all aspects. Ushaka wanagenda ukareba aspects zose zitandukanye, ugahera ku muryango, ugahera ku bintu runaka, ukazamuka kuri aspect y'ubuzima ukayinyuramo, ukuvuga ngo mbese aha hantu ndakura gute, mbese aha hantu ngiye gukora iki? Reka dufite n'abaririmbyi ku ndirimbo bateguye, hanyuma tumanga kuri gusenga. Reka twese tuhaguruke turimbane nabo.
gufatanya amajwi y'Imana kugira ngo tugire abakristo bakwiye bagize ku dukwiye mu nzu y'Imana. Imana yavuze ko ijambo ryawe rituruka mu kanwa kawe ritazagaruka ubusa ahubwo rizasohoza icyo watumye kandi izakora icyo ushaka. Turagushima ko iri jambo ritumanukiye iminsi myinshi tumaze mu nzu yawe, iminsi myinshi twiyemeje gukurikira ndetse tukiyemeza ko ubunga n'ubugingo bwacu, ariko bijya bigaragara ko tudashyitse, bijya bigaragara ko tunakuranisha, bijya bigaragara ko tutakuze ngo tube abantu gukoreshwa iby'icyubahiro, ndetse bigaragara ko tutagerejejwe. Niyo mpamvu uyu mwanya twongeye kuzimerera nawe duciye ku izina y'Imana yacu, duhamagara amaraso ya Kristo kugira ngo twese gukorerwa kwacu kandi dukure ibintu byose bituma tudakura mu izina rya Yesu Kristo. Tubona ingero nyinshi kandi twisanzemo, twisanze dukururwa, twisanze dusunikwa, twisanze dukeneye abantu baduhendahenda kugira ngo tuze gusenga cyangwa tuze mu murimo wawe. Mana turasabye kugira ngo tubabarire intege nke zose tubonyemo uyu mwanya tubwire ijambo, buri wese wongere umugirire neza, buri wese wongere umutere umwete, buri wese wongere umuhe ubwenge kugira ngo abashe gukora ibyo agomba gukora mu nzu yawe. Ni kenshi tubwirwa gukora ikintu, ni kenshi duhamagarirwa gukora ugasanga ntitwitabiriye, ugasanga tuje tutabishaka, ugasanga tuje dukundwa. Kandi turasabwe kugira ngo uyu munsi iri jambo twumvise rigire icyo rikora mu mitima yacu, riduhindure kandi ridutere imbaraga. Kandi Imana duhawe iminsi 7 yo kugira ngo twisuzume, turasabwe kugira ngo ubwo twumvise dutere umwete wo kuzabikora, dutere umwete wo kuzabigiramo ubushake kugira ngo tube abantu bashyitse kandi bagomba gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ijambo ryawe ni ijambo rikuhugura, ni ijambo rikwigisha, ni ijambo rikuhatira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana wese abe ashyitse kandi abasha gukora imirimo myiza. Turasezera kugira ngo dushobore gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Igihe cyari gihagije ngo dukore ibyo twishakiye, igihe cyari gihagije ngo twitegereze ko twishakiye, ariko kuba twarakwiye kuvuga ngo tuje mu nzu yawe, turasabwa kugira ngo buri wese wongere ubugane, buri wese wongere imbaraga, buri wese mwami yongere ahagurukane imbaraga ziturutse kuri wowe kugira ngo tubashe kuba twishima nawe. Turasabwa kugira ngo uhereye umwana muto kugeza ku mukuru, buri wese mu kigero cye umugirire neza kandi umuzamure kugira ngo tubashe kuba ibihamya by'uko hari abantu bakumvira, hari abantu bagukorera kandi bakabikora babikunze, bakabikora badaharwa, bakabikora bafite umunezero n'umudendezo uturuka kuri wowe na Yesu Kristo. Urakoze ngo kutugirire neza, uyu munsi turagushimiye, tugushimiye ko ijambo ryawe ritumanukiye kandi tugushimiye ko rikoze ku mitima yacu, uzabiha umugisha waritunganyije, twebwe twese mwami turasenze kugira ngo wongere ututure kandi